ako nyine one day nkajya njya studio urikumva nkajya guhengereza man nkajya guhengereza nkareba bari kurikodinga ko je nanye n'ama studio nyine ya dance nasabaga bagutumiye wapi narahengerezaga nkumva amabiti gusa nahengereza nyine n'umutwe bakankubita inkonji n'iki ugasanga ibintu nibisaza ako ndavuga ati abahambirwa birirwa bankubita inkonji kwa nagiye kwaherengereza ubundi washaka ibiceri nanjye nkajya kwikorera boro yanjye nuko urabishakisha ibiceri narabishatse mwori ibiyede cyokoza ntago nigeze nsyaga ariko ibiyede narabikoze ubundi nyine mbona ubucwa ubundi nyine nikaraga stu ako nyine byari ibisazi man ngo ngeze muri stu byagenze utese kandi man stu abari ibisazi man ngwiki ikintu ahubwo kiroroye nagezeyo nyine ari ubwambere umuhambirwa akunda nta kintu nzi bya studio nta kintu nzi kumva ako producer nasanze ari ingati man nasanze ari ingati umuhambirwa afata kumyoyo nasanze afata kumyoyo Ibe byiza kubakurikirana ibiganiro by'ubumwe media nize ko Uwiteka akomeje kubarinda mu byo mukora byose bigiye bitandukanye uwo murimo murumva ni Dr. Lumumba icyo nababwira bakunda cyane uno munsi rero nongeye ngarukana na wa muji urenze Ojiki Yewan nikivuga atangiye nawe avuga reka rero atangira bibwira twagiye yo dasamuji barambujije nsaza imigeri nitiyemo kumvira ijeri cyangwa nubatse ku musenyi mfite ubwoba nifite ideni we ne pas pour ça jamais let's go pa ndabica shumi ngo note sendeje jamais ne pas pour ça jamais je te dis lenge dare kore Kicukiro ni France efo twiga indimi mani tugomba kubikora byo abantu bikigiye ni France musigaye mu kizi ubundi ni lazima kuzungumuza lugha zote lakini tunafundishwa katika shuleni yako tunazungumuza lugha zote kabisa ya uko wapi ya lugha ya Kiswahili, Kifaransa, Kiingereza lugha ni nyingi sana mimi ninazijua kabisa okay gusema Kiswahili so ibyo mvuze urabyumvishije cyanda gututse je nabyumvishije numva vuga ati ngo yiga Kicukiro so bivuze ibindi mvuze ni ibi ngo kongureze gukora indimi n'ubuvanganzo byose urabivuze icyo ni ikibazo cyo kutiga icyo ni ikibazo cyo kutiga ba cyaze kwega mu gihe cyaje kwiga kwega naho twize twiga Igifaransa ya Giswahili wapi yigose kubera sinzi impamvu sinzi impamvu pe nese cya ishuri warari kwamye sha wabonye bitava oya nago ari kuri kwama ahubwo je narangije yigose nararangije pe warasoje aha ibyo birenze Samuji rero twaravuganye ejo bundi urambwira ati twakora ikiganiro cya mbere urashaka ko dukorana n'ikindi kiganiro urumva ariko ngo wanyuze mu buzima bugwepe bwadanje kujya gutangira umuziki abari ibisazimani intego y'ubu munsi ni ukujya ngo twumve ubuzima waciyemo kugira ngo ugere ahangaha mu muziki ukora ubundi ni ukuvuga ngo ubundi cyambere ubundi mbere nyitangira nyine tu ibora nari umuntu uraho nyine usanzwe nirapira ari kumva ako nyine nkunda ibintu by'imiziki byataye uri kumva ako nyine one day nkajya njya studio uri kumva nkajya guhengereza man nkajya guhengereza nkareba bari kurikodinga ko je nanye n'ama studio nyine ya dance nasabaga bagutumiye wapi narahengerezaga nkumva amabiti gusa nahengereza nyine n'umutwe bakankubita inkonji n'iki ugasanga ibintu nibisaza ako ndavuga ati abahambirwa birirwa bankubita inkonji kwa nagiye kwaherengereza ubundi washaka ibiceri nanjye nkajya kwikorera boro yanjye nuko urabishakisha ibiceri narabishatse mwori ibiyede cyokoza ntago nigeze nsyaga ariko ibiyede narabikoze ubundi nyine mbona ubucwa ubundi nyine nikaraga stu ako nyine byari ibisazi man byari ibisazi kabisa nuko ubona ibiceri nyine nukuvuga ngo ubundi ngewe abo jene nyine urabizi najyagayo bakankubita inkonji n'iki ndavuga ati ngiye noneho ngende ndashaka kwiririmbira kandi abahambirwa bashaka kunca intege none ndavuga ati reka ngiye miga ibiceri nshake nanjye ukuntu najya stu kwikorera ingoma yanjye ubwo nyine njya guhiga ibiyede kuko taranari nyifite manyiri n'umupeti taranari nyifite
ndagenda nyine miga ibiceri ndangije kubihiga njya muri stu mbaza ngo ngeze muri stu byagenze utese kandi man stu aba ari ibisazi ngwiki ikintu ahubwo kiroroye nagezeyo nyine ari ubwambere umuhambirwa akunda nta kintu nzi bya studio nta kintu nzi kumva ako producer nawe nasanze ari ingati man nasanze ari ingati umuhambirwa afata ku myoyo nasanze afata ku myoyo yafataga ku myoyo wewe bivuge neza ari abantu badukurikiye batazi izo mvugo zayo wewe bivuge neza nasanze afata ku kinyuma man ndavuga ati we nta nubwo twahuza man nawe uri babandi ngiye yarambwiye ngo amafaranga nyiwere ngo muha ku kinyuma kandi 10 njya kujya muha kinyuma nahita nanagufakinga kugira ngo ukorere ingoma man ngibaza nga kinyuma live none se umusore nta kibazo yari afite mu mutwe man producer w'idage man gusa nawe namubonye nyine mu bukajuga tu namubonye mu bukajuga ibase man ngakinyuma ma wisi ibyo bintu biracyabaho man mu Rwanda none se warakamuhaye warakamuha cyangwa waramunere umva umurara ndagaswe nese ubwo nakamuha ukize utakamuhaye ahubwo nari ukore ingoma urubyuko rw'iki ngiye muranyica siko buriya ureka nkubwire siko buriya biciye n'ikintu ubushaka siko ari ibintu byinshi cyane ugomba kwigoma kugira ngo icyo ushaka ukigereho kare ku buryo watanga kinyuma se iyo biba ngombwa ugatanga wapi man ngiye nabwiye ati nibi mike bya nabimenagura kugira ngiye nkuhe akinyuma man nawe tuwe nta nubwo uri nini gagacezi mitamukatira nyine nigira ku bandi nyine turihuriza tu nuko uhita umure kuri gende nahise mukatira byatari n'ibifaka byinshi ndamwitamuha n'ibifaka byinshi amwe ibifaka kandi ako mwabaye ute mwabahanze ngwiki kandi marabivuga we nabyizi we indasi y'umuziki man habarimo ibisozi kugira ngo ubone promotion ibyo byonyine 10 bisaba ngo ukore amabara ukore n'ibidakora aho hantu wayisujya byaje gucamo eho byaje gucamo nyine nahise muza n'undi mugenge n'undi mujene nyine nawe afite imirongo tu turahuza tutatujyana nyereka stu ya danje kuri boro by stu bita ni rebo nyine bita umva sa music ubwo niho twagiye gukora nyine boro ya mbere nayo kuyirekodinga nyine bisaze mani bari bamfetse tururupeti koko buruje gukora iki ako nyine nababwiye ati njyewe muncurire beat ibindi mu bindeke hanyuma nibipfa muze kubimbaza nyuma ariko 10 n'umurara wari wanjyanye yarasohotse ngiye kurikodinga kugira ngo yarazi ko nyine ndi bumusebye ndangije man beat nyine ndavuga ati uyu murara kubera ko asohotse azi ko ndi bumusebye ngiye gukora uburyo ki bwose nari bumusebye 10 ngiye kuko beat nari nayumvishije nyine narayikubise ndayimanyura ubundi barangije wa mujene nyine agarutse baramubwira ati tuyumupete wazanye nagabaho n'ikicanye wallahi ubundi tangije nyine baramubwira ati cyaza pull up kabisa wa mujene nyine tavuga ati cyaza ubwo we biranarenze bizaza ubwo rero nyine niko nakoze boro ya mbere ariko nabo bari bashatse kunyuzura ndavuga ati ngiye cyo dupfana nukwakubita umufungo najya mu kama product none se wereka ngubaze F4 ko mbona abantu bose baba bakumenye wa mbere akumenyereye wa kabiri nawe arakumenyereye byari sibyo ndi kukubwira abariza garamana ariko nyine tu we bite n'intego ufite ntago wahwezama ntago waheze ako ngo twakoranye neza nuko nyine bari bamfetse n'iki ako nyine twarakoranye dukora na boro ya danjira nakundwa boro bita misiri misiri ndayizi urayizi se ndayizi ira boro niyo narikodinze bose atavuga ati cyaza najya kubona n'abandi bajene benshi nyine bashaka ko dukorana n'ibiki ako ndavuga ati najye ntago nabiryaho urukumva kuko najye aribwo nyikiza nyine nyiri kuza muri indasi y'umuziki mwaza tugakora ibintu bya danje muri industry y'umuziki cyangwa mu bindi byose dukora buri muntu wese aba afite umuntu umupushinga umva uzamura wowe wigeze ugira mu mahirwe ubona umuntu wakuzamura kugira ngo ugere ahangaha shano ukuvuga ngo abandi batajya nge naripapye mani ndanimenya mani si byose nge na support nigeze mbona kugira ngo nge byonye nge no muri stu urabona wenda tuvuge kuri ngewe ingoma kuri codinga n'ibihumbi 50 sibyo ubwo kugira nyakorere byasabaga ko nkora ikiyede iminsi ngahe ko nkora ikiyede ibyumweru 2
kugira ngo mbone ayo mafaranga 50,000. Hanyuma bafite se ndabafite ariko se mani ibyo ngibyo bajya kugushorera mani. None se rega rukuntu ari byo muramvuga abavyeyi b'iki gihe nta mitima bagira. Cyo koza meri nyine mera akunda ibintu nkora rwumva se arabikunda baranshyigikira nyine mu buryo bwo kuvuga ati mwana wanjye komereza wenda bizaza, ariko nyine ibintu bijyanye n'amafaranga ahubwo abambwira ngo ibyo bintu birimo amafaranga ubundi ko birimo nkabwa ati wamumerewe rero ubutuje tubanze tureme imihanda ukuntu bimeze. Ariko abavyeyi b'iki gihe nabo none se ikintu wicaye bakanya wumva wahitubona amafaranga koko nyine umumera abazi ko ibintu byose ubundi ugiyemo ugomba gukuramo amafaranga, ariko ntabwo ariko biba bimeze. Ariko ikindi kintu nabonye abamere babikundira abahungu cyane pe. Abamere byahata nyine ubundi sinzi ukuntu bima, ariko nako turemwe mani. Ni ukuvuga ngo abaviye bakunda abakobwa, abana b'abakobwa, abameri bagakunda abana b'abahungu. Ubwo rero ni ibintu twisanze se nawe susho n'amani niko biba bimeze kabisa. None se nubu ngubu tuvuga yewe mba mvuga ati muri 2030 hari ibyo ngomba kuza bangezeho. Nize nzozo ufite mu myaka iri imbere mvuga ati 2028 2030 hari aho nzaba ngeze. Nize nzozo ufite ubu ngiye first of all I was born in the middle. Ukumva sinavukiye muri street nyine hano mu mujyi. Ngiye no kuvuga ngo intego zanjye nye ni ibintu biri big birabyibushye kuryo utabyumva. Ni ukuvuga ngo umuziki nyine tuwukora mu buryo bwo kuba twashimisha abantu uri kumva natwe tukanezererwa, ariko nyine intego mfite zo ziba ziri big man. Mfite gukora ibikorwa bitandukanye, gukora amaproje menshi nyine byari ibiceri. Niyo sikambonye ukuntu nyikora nayikora kabisa fa kuba bibyara ibiceri. Ngiye nabikora tu cyambere no gushaka mula sikamu kayikora sikamu nayikora. Ariko rero ko mutende ejo bundi hari umupapa twari turi kumwe none uko amaze akanya twumva nomera hamagaye no guhamagara urumva guhamagara avuga ati ngora amafaranga yabiye aho ngaho yanyohereje. Uwo mupapa yaramutukaguye avuga ati wacicije papa aravuga yaramwishe kuri phone. Rero iyo ngiyo nagere scam ngiye nakiga mani. No kuvuga ngo scam twe tuba turi gukora ntago ari ngiye kugira ngo kuri phone ngo tuburire umuntu ngiki ibyo biraciriritse mani. Netse ibyo byazana ngaho scam itakwinjiza miliyoni imwe cyangwa ebyiri, iyo ntago ari scam mani. Uri mu bandi leta ibishaka rero uri mu bandi leta ibishaka uya mani. Ukumva ni ukuvuga ngo ibyo wize iyo ugeze hanze ntago ari ibyo ukora. Ndabizi cyane pe. Uzi impamvu arabonze se ngo turi inshuti. Uzi impamvu nuko abari ababikora kurushaho. Rero niba uzi gukora ikintu runaka hari abandi baba bakurenzemo. Bivuze ngo twebwe rero dushobora kubikora kugira dukosora abo ngabo nyine babikora nabi, tukabigisha buri muntu. Iyo wenda ahombye nka miliyoni imwe cyangwa ebyiri ahita atangira gutekereza neza ku buryo avuga ati ngomba gucunga ibintu byanjye cyangwa ibintu ngomba kubikora gutya. Ni muri ubwo buryo rero twe nukuza tugakemura ibyo abandi bananiwe nyine tu. None se ize mbogamizi uhura nazo zimuvuga ati iki n'iki wahita wiyahura? Imbogamizi mu muziki mu muziki cyangwa mu biki? Mu muziki mu muziki imbogamizi muhura nazo shama nyine urabona ubundi nakubwiye ngo iyo ushaka kuzamuka nanone ari ibintu wigoma. Ni ukuvuga ngo noneho ngiye nshaka kujya kuri aba barara nyine barenze kugira ndebe ko twakora ibintu bya danje, ariko nyine nabo usanga bakwituniye nta nubwo bareba kuri upcoming wenda bagufashe nyine baguca ibiceri bikeya. Ugasanga nyine wenda ngingoma rikodi tena masterinze neza nk'ibihumbi 80 ase babumva mana ayo mafaranga twayakuraho tukiza mani. Yego sha izo nizo imbogamizi duhura nazo mani. Ibiceri bya recording abarisa noneho video utisanga umurara ariko kukubwira ngo kugira ngo ujye kuri kamera ya uratanga ibihumbi 100 ukibaza byose ngo kuri video gushutinga video yonyine ukamubwira wowe baraguhenda baraguhenda pe. Abandi bakora kuri angahe 30 barayikora 30 ako biza bimeze nabi. Oya kandi ishusho riza rirenze kandi ngiye mbashaka bari abakorera ba element n'abande bose baraniho nshaka ukumva kugira ngo nawe ukore ibintu bigera kure nuko nawe wakoze ibirenze. Urukumva se ntago wajya gufata kamera imwe itabona neza
ugenda gutanga ibihumbi 30 urabyumva na video ukuntu izi ari fake nyine tu ariko nyine iyo wigomwe ugatanga nk'ako kajana cyangwa iyo 60 boro yawe yazirenze man video yaza high quality cyahatari none se rero ibintu byose dukora umuntu wese bafite umuntu yemera bya danje avuga ati uyu guyu niwe modo wanjye n'ugomba kuninyura ubu ngubu tuvugana mu banzi bagezweho dukorana ndibuka wigeze kungire bari bulldog wambwiye nakubwiye Buda ariko ubu ngubu hari abahanzi barimo barazamuka pana barabakera niwe muhanzi ubu ngubu ukurimo ukavuga ati uyu nguyu arimo arangyohereza ubuzima cyangwa arimo atuma mvuga ati umuziki ari ahantu uzangeza umuhanzi undi mose kuba ari role model wanjye cyangwa kuba mufana eka ari benshi mu bagezweho gutya mu bagezweho hose ubu navuga nkande man cyazo bose ntago bagikubita birenze ako nyine abo mfana ni nka 5 wenda abo mfana ni nka 5 twagiye uwa mbere si ubu birimo neza uri kudukubita ingoma zirenze nubwo muzi kandi oya ndabazi man nuko abari benshi babivanze man uwa mbere kumva se ni umuntu bita Racine uramuzi se ndamuzi wa mupapa w'inoza w'ibidere nari kudukubita boro za dan afite derede derede ziracyariho maybe kuvuga no gutaruka kuko derede zakubera kutageze kubita derede mani derede no kuzitaho man direde nje nzazitaho masi nakubwiye Hasani ariko ndimo hari ibyo ndi gukurikirana ariko nyine ndaje niyerekane muri iyi minsi byatari twagiye kuwa kabiri ni umuntu bita Iranzi Rapa akagapeti nyine nako gahagaze neza nubwo gafite indirimbo imwe ahagaze neza kabisa wa gatatu ni benshi man mbwira n'abadadasi ndumva ari benshi cyane pe wa gatatu ni Nessa urikumva Nessa undi ni Ishkevini urikumva batanu bageze harabura umwe undi ni umunyamahanga ugeze no mu banyamahanga ni Padike man undi ni Padike ndamuzi nanjye ndamuzi wakoranye indirimbo ajya yayikoranye na Kwiza Rivera oya urabeshya undi ni Padike nabo ngabo man abo nibo bahagaze neza ubu ngubu tuvugana tu Samuji bimeze fresh sibyo niye nama wagira bagenzi bawe badukurikiye muri murungano rumwe bifuza gutera imbere pe n'inama wabagira nabo bakora imiziki cyangwa bakora ibindi bintu urubyiruko muri rusange nyine tubihuze byose aba mu muziki no mu buzima ubusanzwe n'inama wabagira ikintu nababwira ni ugukora cyane ntucike intege ikindi nimba uri umuhanzi bikora ubikunze niba uri umudensi bikora ubikunze niba uri umumodo bikora ubikunze ikintu cyose ukora ugikora ugikunze utitaye kuba kubreminga si byose byose bizakunda nuramuka nyine wowe ukurikije intego zawe abantu bose baba bafite intego zabo ariko nyine bitewe n'ibisitaza cyangwa se nabo baca intege bituma za ntego batazigeraho ariko we focusinga about your dreams focus about your dreams and you have to achieve on your goals for sure ujye usaba akantu mu cyongereza ase ntabwo byumvishije impamvu ugiye ukagusubizamo buriya hari ukuntu umuntu akora ikintu dukora ikiganiro mu cyongereza baburetse iyo ukoze ikintu cyiza abantu baragushimira ako kantu uvuze ni keza pe ujye ugasema ko ujya umuntu ukurikiye umwe medi aragakata akagapostinga ahantu hose everyone akagashyira no muri fayiro yiwe kugira ngo azajye ahora kumva anytime ahantu yicaye. I know that everyone must be focused about their dreams. Wow. Dreams, nice. For sure. Ako we man nakube wereka ngubwiye no butatsa gukora ikigano mu cyongereza cyangwa mu gifaransa. Tugikore. Urashyushyuri ready? Yeah, for sure I know. Okay, Samuji. Yeah. Aha. What is the name? What is the name? Yeah, but the name is Samji. I'm from Kichukilo. Yeah, and I was born in the middle. I talk with you.
and I do many things. I'm artist and I'm model. Yeah, that's my look. Yeah. Where are you? What the fuck, bro? Where are you? I'm staying and this location is silent home. Maybe that's a silent home you are staying, and that is a club. I think. You see club? Speak English. Yes, for sure. No kissing. Yeah. What do you want? What do you want? Me? Yeah. I want. You want to know my question you? My question. I have to ask you. Maybe I'm rapper. I'm a rapper musician. And I'm model. Because I'm model. I doing model and rapper. Okay. And I do many things. I want to watch some many things. But also when I don't know what you want to ask me. Maybe asking me official question. I don't know. Are you crazy, bro? English is a native language. Maybe if you don't know English, maybe you are shit, bro. You are shit. Siko ni mu bantu barimbaga icyongereza ma indirimbo z'icyongereza. None byagenze ute? Ngo nirimbireho se. Twagiye. Oya kuririmba icyongereza se nta muntu utakiririmba kuko hari abantu benshi baririmba icyongereza ahubwo avuga ati se urakizuzi kukivuga. Ariko abantu baba batakizi baje kucyandika so bazi se. Rero kucyandika ibyo byari bya kera man. Ubu ngubu se ngayi bazihuye n'umusapota. Yagufasha iki se uvuga ikinyarwanda man? Wajya umwandikira ukabimwereza. Manika agahita mbimwera. Iyo time wayishyura. Iyo time waba uri guta ntago wayishyura man. Ari ikintu mvange akono babazi ndimi wamwirata pe. Oya man icyambere se man ubundi English yabaye native language. Iyo utazi icyongereza maybe you have to lose many things. Many things because English is a international language. Everyone must be used. Every country, everywhere. Everywhere. If you know English, maybe you have to pass in different things. Okay. Yeah, very nice. Ibintu byose wabikora n'abasupporters wababona nk'abo kuri social media ko ndabizi mukurikirwa n'abazungu. Barahari benshi cyane. Yeah, rero babasha ntago ari ngombwa ngo duhore muri gakondo man. Tugomba kwidevelopa man, kumva se niba twiga n'indi mbi tukazikoresha. Sibyo se? Cyane samuji. Nkukubitire boro nanditseho mu cyongereza singoma. Wari watinze gakubite twa. Oya uzambwira ikindi gihe sibyo se? Nzakubwira ikindi gihe. Kubite karirimbo kapera yo mu cyongereza byatanye. Arareka nkwereke. Pe uracimishije. Rero ajya ngo ibi ngo akaryoshye. Abwo natinze man urikuninza man hari mission mfite. Ajya ngo akaryoshye. Akaryoshye ni gahora mwita mala. Rero abakunzi b'Ubumwe Media ikintu ababwira bagerageze kugusupportinga supporting pe. The name is Sam G. Igenda muri YouTube kandikamo Sam G. Boro ituzibona zose ku nkoranyambaga zose. Hose ni Sam G. Yeah. Rero ikintu nakubwira wakoze pe. Yeah. Wakoze. Nawe wakoze kabisa. Bakunze Ubumwe Media icyo twababwira turakura cyane tubikuye ku mutima. Ciao. Yeah, let's kill it.